Niba ushaka gutera imbere, gerageza kwihindura ubwawe abandi ubareke, kuko uburyo wifuza gukora kose kugira ngo ugire icyo ugeraho ntaho bihuriye n'ubw'abandi. Rimwe na rimwe biragoye kutigereranya n'abandi, kuko ubona ko buri wese azi icyo ashaka mu buzima bwe. Mu mubano we ukabona ko ameranye neza n'abashuti be, mu kazi ke rwose ukabona ko kamuteza imbere umunsi ku wundi, ariko wareba ku ruhande rwawe ukabona ko uri hasi bitagenda neza ku kigero kimwe n'abandi. Ntubona neza icyerekezo cyawe, biragukomereye kumenya uwo uriwe n'aho uri muri iyi si. Ugerageza gukora ibishoboka byose ariko ukabona ko wenda bidahagije, ariko nanone birashoboka ko ufite byinshi wifuza kugeraho mu gihe kiri imbere. Igihe wumva bimeze gutya, kumara igihe wita ku by'abandi bishobora kuguca intege bigatuma utandukira ku cyerekezo cyawe n'intego zawe, bityo ita ku bintu by'ingenzi bigufitiye umumaro, kuko ni wowe muntu muri iyi si ushobora kuba wowe n'iby'agaciro. Nta wundi muntu waba wowe usibye wowe. Mara igihe cyawe uvumbura ibishya bizagirira ubuzima bwawe umumaro, bikawuzanira urumuri n'ibyiza byose. Umugore witwa Oprah Winfrey ni umugore witeje imbere, akaba azwiho nk'umwanditsi w'ibitabo birimo impuguro nyinshi z'ingenzi mu buzima bw'abantu. Uyu mugore rero Oprah yaravuze ati ni byiza gukurikirana umukino wawe utitaye ndetse udahangayikishijwe n'abandi mu bihe runaka. Ati kuko udashobora kugenzura abandi, ugomba kwigenzura wowe ubwawe. Ati ni nko kwiruka mu irushanwa, imbaraga bigufata ureba inyuma aho abandi bageze nizo mbaraga utakaza. Yewe niyo abo muhanganye bari hafi yawe bigutera ubwoba cyane, bikaba byaguca intege. Bityo ntuzangize igihe cyawe mu isiganwa usubiza amaso inyuma ngo urebe aho abandi bageze, cyangwa se wenda ibyo bari gukora, kuko icy'ingenzi si bo, icy'ingenzi ni wowe n'ibyo uri gukora. Ugomba kwiruka ukagera kure hashoboka ukoresheje imbaraga zawe zose n'igihe cyawe, kuko igihe cyawe nicyo gishoro ufite. Ugomba kwibaza niba ibyo uri gukora uyu munsi wa none bikwegereza aho ushaka kuba ejo. Witwa E. Cummings yari umunyamerika, yavutse mu 1894, atabaruka mu 1962. Yari afite imyaka 67. Akaba yari yarashakanye n'abagore 3 mu myaka itandukanye. Uyu mugabo akaba yari umwanditsi w'ibitabo, umuhanzi w'imivugo n'ibindi bitandukanye. Yigeze kuvuga ati kutagira undi uba wowe, ahubwo ukaba wowe ubwawe muri iyi si. Gerageza kukugira undi muntu utari wowe, ni ukurwana intambara ikomeye utigeze urwana nayo. Ntuzahagarike kurwana, uzahatane mpaka ugeze aho ushaka kugera. Igirira icyizere maze ukora ibintu by'ingenzi kuri wowe bizatuma ubaho wishimiye mu buzima bwawe bwose. Uwitwa Daisaku Ikeda yari umuyapani, akaba umuyobozi w'ababudiste, akaba umwanditsi w'ibitabo, yari umufilozofe kandi akaba umwarimu. Yavutse mu 1928, atabaruka mu mwaka wa 2023. Uyu Daisaku Ikeda yaravuze ati sinabona uko nabivugamo, ati sinabona amagambo rwose nabisobanuramo, ati ariko ntuzigere wigereranya n'abandi. Ugomba kuba uwo uriwe mu by'ukuri, ugakomeza kwiga uko ushoboye kose. Mu buzima bwacu bwa buri munsi ni ingenzi kwiga. Niyo mpamvu hano kuri Key Message 250 tugufitiye ikiganiro cyitwa isomo ry'ubuzima. Ni ikiganiro kigufasha kwihugura mu buzima bwawe bwa buri munsi, kikwigisha ibintu bitandukanye by'ingenzi bizagufasha kudacika intege, maze ukagira icyo wigezaho mu buzima bwawe bwa buri munsi. Lifelong learning ni ukwiga ubuzima bwawe bwose. Ni ibikorwa byose bijyanye no kwiga mu buzima bwawe, hagamijwe kuzamura ubumenyi n'ubushobozi mu buryo bwihariye, mu bijyanye n'imibereho myiza cyangwa se n'ibijyanye n'akazi kawe ka buri munsi ukora. Uyu rero Daisaku Ikeda yavuze iri jambo rikomeye ati ntuzigere wigereranya n'abandi, ahubwo ugomba kuba wowe mu by'ukuri, ukaba uwo uriwe kandi ugakomeza kwiga uko ushoboye kose mu buzima bwawe bwose. Abantu bamara igihe cyabo baganira n'abandi, bandikirana bakoresheje za social media, WhatsApp, Facebook, Instagram n'izindi zitandukanye. Bamara igihe kinini bareba televiziyo cyangwa video zitandukanye kuri screen zabo bifashishije telefone, computer. Izi video bakazikura ku mateleviziyo nyine atandukanye, za social media nk'uko twabivuze nka za TikTok n'ibindi. Ubushakashatsi bwerekana ko abantu benshi bamara byibuze amasaha hagati ya 2 na 5 bareba amashusho atandukanye ku munsi, kandi bwerekana ko ibyo baba bareba nta mumaro cyangwa se itandukaniro bigirira ubuzima bwabo. Ugomba kumenya ko ibintu ukora buri munsi bihinduka akamenyero, bigahora byisubiramo umunsi ku munsi.
Uyu munsi wa none turi muri generasiyo aho urubyiruko n'abandi bafite akamenyero ko kureba amashusho atandukanye runaka kandi bakayareba buri gihe. Ibi bigatuma ubuzima bwabo n'iterambere ryabo rigenda gake gake. Bityo ushobora kwibaza uti ese byaba ari byiza gukoresha igihe cyanjye ndeba ibi cyangwa se bimfitiye mumaro ki? Ubushobozi ufite bwo gutekereza nibwo buzagena karite y'ibikorwa byawe n'umusaruro uzagira mu buzima bwawe. Iyo witegereje abantu bageze kuri byinshi bifuzaga, uzasanga bakunze guha agaciro no gutekereza ku nyungu cyangwa se umusaruro buri gihe. Ariko ikintu kiranga abantu batishimye, batagera ku byo bifuza, nuko bangiza igihe cyabo ku bidafite umumaro. Muri bo uzasangamo n'abantu bafite akazi, wakwibaza ukuntu muri bo bangiza igihe cyabo kandi nyamara bafite akazi, bakacyangiza baganira n'abo bakorana iyo bageze ku kazi kabo. Yewe haba mu gitondo cyangwa se igihe runaka, bahora bashaka abo baganira nabo, ugasanga bibereye mu magambo aho gukora neza akazi kabajyanye. Ugasanga buri kanya bareba kuri email zabo, WhatsApp cyangwa Facebook n'izindi social media ari byo bibereyemo. Uburyo bwiza bwo gukora akazi neza kakakugirira umumaro ni ukugera ku kazi kawe ugakoresha amasaha yawe neza kuva mu gitondo ugifite amafu, umeze neza cyane. Hagira uwifuza kuganira nawe ukamubwira ko uhuze rwose nta mwanya ufite, ukamubwira ko rwose mwazaganira muri weekend. Ibi bizatuma ashaka undi baganira bajye mu magambo yabo. Nta kindi uzasanga baganiraho usibye kuvuga ibintu runaka byabaye, batera za commentaire n'ibindi bitandukanye, bavuga abandi n'ibindi bidafite umumaro. Nukora akazi kawe neza utitaye ku bandi, uzagera kuri byinshi wifuza. Igituma business zitandukanye zigira umusaruro wifuzwa nuko ba nyirazo batekereza byimbitse mbere yo kugira icyo bakora, bagafata umwanzuro neza badahubuka, bagakora ibikorwa bashingiye ku musaruro mwiza ugomba kuvamo, bagakoresha kandi n'abakozi bari serious. Babandi bagera ku kazi bakamenya icyabazanye aho kujya mu bindi bidafite umumaro. Ushobora kwibaza uti ni kihe kintu utunze cy'agaciro? Ushobora guhita utekereza ku modoka utunze, inzu cyangwa se ibibanza n'ibindi bitandukanye nk'ubutaka. Ariko ikintu cy'ingenzi umuntu atunze ni icyo ashobora kwinjiza n'ubushobozi afite bwo kunguka amafaranga. Ushobora kubura ibintu byose muri iyi si ariko bikazakugarukira. Bityo ibyo winjiza niwo mutungo ufite. Uko winjiza amafaranga menshi niko ushobora kugira ubutunzi bwinshi bitewe n'uburyo ukoresha amafaranga yawe. Niba wifuza kugera kure hashoboka mu byo ukora, ugomba gufata igihe cyawe ukiga ubumenyi bushya mu byo ukora mu kazi kawe. Cya gihe abandi batakaza bacatinga bareba video zitandukanye zitabafitiye umumaro, gifate wihugure mu bizakugirira umumaro. Ushobora kwigomwa amasaha 2 ku munsi cyangwa se isaha imwe ugakora research ukiga birushijeho mu bijyanye n'akazi kawe. Umugabo witwa Warren Buffett ku myaka hagati ya 14 na 15 yakoraga akazi ko gutanga ibinyamakuru abigeza kubiyabonesheje. Yabyukaga saa 11 za mu gitondo. Iyo bwiraga abandi batangiye gusinzira nibwo we yagemuraga ibinyamakuru bishya. Ibi yabikoze imyaka 2. Yabashije kugemura ibinyamakuru 200,000 muri icyo gihe, aza kungukamo amadolari 2,000 gusa. Kuri uyu munsi wa none n'umwe mu baherwe ba mbere batunze byinshi biturutse ku madolari 2,000 yakoreye muri icyo gihe. Uyu mugabo Warren Buffett yavuze ko 80% by'igihe cye akimara yiga ibishya, akiga ku byerekeranye na business ze zitandukanye, naho 20% akakimara mu nama no guhamagara n'ibindi bitandukanye. None ushobora kwibaza, umara igihe kingana gute wiga ibishya byazakugirira umumaro mu kazi kawe? Umara igihe kingana gute wiga ibishya byazakugirira akamaro mu byo wifuza kugeraho byose? Iyo wize ukongera ubumenyi mu byo ukora, byongera ubushobozi bwo kunguka no guhabwa agaciro. Uko ugenda umenya byinshi niko ushobora kwifuzwa mu kazi runaka. Abantu benshi bibaza impamvu badatera imbere mu byo bakora, ariko impamvu ibitera nuko batiga buri munsi icyabafasha kurushaho mu byo bakora, ntibita ku byo bashoboye ngo babyongerere ubushobozi. None mbwira, nicyo uri kwiga uyu munsi wa none? Nicyo uri gukora mu buzima bwawe bwa buri munsi kigufitiye umumaro, kikubeshejeho? Hari impinduka nyinshi uzahura nazo mu buzima bwawe zigendanye na tekinoloji igenda ihindagurika, ingamba za leta n'ibindi bitandukanye. Bityo ni ngombwa kugira impinduka mu byo umuntu akora kugira ngo atere imbere. Niyo mpamvu abantu bateye imbere babashije kwiga ubumenyi bushya buri gihe, bikabafasha mu kazi kabo ka buri munsi, bityo bagatera imbere mu buryo bwiza kandi vuba. Umugabo witwa Brian Tracy yavukiye mu muryango ukennye utaragiraga amafaranga, byanatumye ava mu ishuri adakoze graduation yifuzaga. Akazi yakoze bwa mbere
kari ukoza amasahani n'amadishe muri hoteli ntoya, aza gutakaza aka kazi nyuma abona kandi ko koza imodoka mu gihe cy'ubukonje. Yaje gutekereza ko koza ibintu bitandukanye ari ryo geno rye, ndetse umugore we yajyaga amuha ibintu runaka yoza agakora n'amasuku ngo kugira ngo atazibagirwa ibijyanye no koza. Nyuma yaje kubona akazi mu bijyanye n'ubworozi mu mafamu atandukanye, nyuma aza gukora mu bijyanye n'ubwubatsi, aza kongera gukora no mu bijyanye n'ubucuruzi, aza no gukora mu bijyanye n'ubucukuzi bw'ibyobo n'ibindi bitandukanye kugeza ku myaka 23. Nyuma yaje gutekereza gukora ibijyanye n'ubucuruzi, aza guhomba kuko nta training muri byo yari afite cyangwa se ubumenyi bujyanye nabyo. Gusa ntiyacitse intege, yakomeje gukora ariko agakomeza guhomba. Byaje gutuma atakaza ibiro kubera stress yakuraga muri ako kazi yakoraga. Yaje kwegera umuntu mukuru bakorana muri company, aramubaza ati kubera iki wowe wateye imbere, kuki uri umunyamahirwe winjiza amafaranga menshi, urakora ukunguka ariko nje byaranze. Uwo muntu asaba Brian ko yamwereka system akoresha acuruza, bityo akabona kumugira inama. Brian amubwira ko nta sales system agira, maze uwo muntu ntiyabasha kumufasha, akomeza kwiruka inyuma y'abantu runaka kugira ngo bamugire inama, ariko aza kubona ko nta n'umwe umwitayeho. Yajyaga azindukira mu ngo z'abantu zitandukanye agenda acuruza ibintu bitandukanye, ariko bukarinda bwira nta kintu abashije gucuruza na kimwe. Nyuma yaje kwihugura ku bijyanye no gucuruza yifashishije ibitabo n'ibiganiro byerekeranye n'ubucuruzi, bityo atangira gucuruza yunguka. Buri uko akoze business runaka yibaza formule abandi bakoresha kugira ngo bagire icyo bageraho, kugira ngo bunguke muri iyo business. Mu gukora kwe akunguka ibintu bitandukanye. Ubucuruzi yagize uko yagendaga yunguka cyane, abantu bagiye bamugana bakamubaza icyo akoresha kugira ngo agere ku nyungu iri hejuru. Igisubizo yababwiraga cyari kimwe gusa, yarababwiraga ati nsoma ibitabo. Kugira intego na plan ni ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi. Buri uko utegura kugira ibyo ukora, ujye wandika intego zawe. Ugomba gutangiza uti njyewe nzakora ibi, nzunguka gutya, nzabigenza gutya. Ni wowe ubwawe ufite inshingano zo kwiteza imbere. Ni wowe ubwawe. Ita ku byawe, uharanire gukora wiga kugira ngo ugire impinduka mu buzima bwawe, wirinda gutakaza igihe cyawe. Hano kuri Key Message 250 tuzabigufashamo kwiga byinshi by'ingenzi. Kora subscribe, ukande like, ubundi uduhe igitekerezo cyawe. Mwari kumwe nanjye Umulisa. Ikiganiro ni isomo ry'ubuzima, naho ubutaha.